uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo abantu benshi ku isi ntabwo babaho inzozi zabo kubera ko babaho mu bwoba. Yavuze irindi jambo ngo intare ntabwo biyisaba gutontoma ngo igaragaze ko ari inyembaraga. Ubuhangange bw'intare bugaragarira mu guceceka no kwizera. Ubonye intare hariya yiturije yigendera n'umugara wayo, uhita ubona ko ari inyembaraga kabisa. Ubuhangange bw'umuntu ni ukwizera no kwicecekera. Burya umuntu ucecetse aba afite ubuhangange muri we, abantu bamwibeshyaho. Umuntu w'umuswa aramutse acecetse abantu bamufata nk'umunyabwenge bakajya kumugisha inama, ariko iyo usohoye ijambo rimwe gusa abantu bahita bamenya bati uyu muntu ni umuswa cyangwa se ni umuhanga. Kwicecekera ugakora, ibyo birahagije. Uyu mugabo yaravuze ngo hari icyo nabonye cyanyigishije kuri iyi si, burya abantu bakora ntibavuga, ahubwo abadakora nibo bavuga cyane. No mu kazi uzabirebe, umuntu ugiye mu kazi navuga, bariya bahora bavuga ntabwo bakora. Uyu mugabo yaravuze ngo ntukemere guhindurwa nuko umuntu runaka gufata. Ntugahindure ubuzima bwawe igitambo cy'uko umuntu runaka atakwiyumvamo ushaka kumwemeza. Ikunde, wongere wikunde, ukunde wowe imbere nurangiza unakunde wowe inyuma. Lesi yavuze ijambo rikomeye ngo nukora ibikoroheye gusa ubuzima buzakugora, ariko nukora ibikomeye ubuzima bwawe buzakorohera. Yavuze irindi jambo ngo ntukisuzugure kuko urashoboye birenze uko ubitekereza. Yaranavuze ngo isi irindiriye kukanguka ukaba umuntu uhamagariwe kuba we. Ntukemerere urusaku rubi ruba muri wowe kuguca intege. Yaravuze ngo mu buzima ujye wihuza n'abantu ushobora kwigiraho, ba bantu bashaka byinshi mu buzima bwabo, ba bantu bashakisha, ba bantu bashaka ahantu hirengeye mu buzima, ba bantu ubona bakomeye kabisa barimo bazamuka umusozi w'ubuzima. Abo bantu uzabashake aba ari bo baba inshuti zawe mu buzima bwa buri munsi. Les Brown yararenze, yigeze kuvuga ijambo ngo ntukananirwe kugerageza kurasa mu kirere. Igihe cyose urashe mu kirere, iyo udahamije ukwezi uhamya inyenyeri. Ariko iyo utabigerageje kurasa mu kirere nta kintu na kimwe wahamya. Ntugatinye kugerageza rero ikintu runaka. Ushobora kudahamya icyo washakaga neza, ariko ugahamya kigenzi cyacyo. Ni nko kugushishikariza kugerageza. Gerageza. Kutagerageza bibyara heba, ariko kugerageza bibyara amahirwe runaka. Niyo udakwema ayo mahirwe ukuramo isomo, upfa kuba wagerageje gusa. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo ubuzima nta nzitizi zindi bugira uretse izituruka kuri wowe. Yaranavuze ngo jya wiha ikiruhuko, reka kurira no gucika intege. Umuntu wese akora amakosa kandi buri wese ashobora gusubira inyuma no gutsindwa. Mu buzima uzatsindwa rimwe na rimwe, atari ukubera ko wabiteguye, ahubwo ari ukubera yuko uri umuntu. Kunanirwa ni igice cyo kurema ubuzima bukomeye. Yavuze ijambo rikomeye ngo ku iherezo ry'ubuzima ntabwo hazabarwa umuntu wabaye we, ahubwo hazabarwa ibyo wagezeho. Yaravuze ngo niba ushaka kuba umukire, reba ibyo abakire bakora buri munsi nawe ubikore. Hanyuma urebe ibyo abakene bakora buri munsi wirinde kubikora. C'est tout. Yaravuze ngo ntugomba kuba umuntu usobanutse kugira ngo utangire, ahubwo ugomba gutangira kugira ngo ube umuntu usobanutse. Aya magambo agiye avugwa n'abandi bagabo batandukanye, n'uyu nawe yavuzeho. Yaravuze ngo ibyo urimo uyu munsi niba bitagufasha gukurikira inzozi zawe, umeze nk'umuntu uri kwiyahura mu buryo bw'umwuka. Ibintu urimo uyu munsi niba bitagufasha gukurikira inzozi zawe, umeze nk'umuntu uri kwiyahura mu buryo bw'umwuka. Gerageza buri kimwe cyose uri gukora kibe kiri mu nzira yo gukabya inzozi zawe. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo niba ukorana n'abahombyi 9, ndakubwiza ukuri mu minsi iri imbere uzaba uri umuhombyi wa 10. Niba inshuti zawe, abantu mubana mu buzima bwa buri munsi ari abahombyi 9, mu minsi iri imbere uzaba uri umuhombyi wa 10. Hanyuma yavuze ijambo rikomeye ku nshuti
ngo inshuti imwe ya kure ikuba hafi iruta inshuti igihumbi muturanye zigutererana. Inshuti imwe ya kure ikuba hafi iruta inshuti igihumbi muturanye zigutererana. Yaranavuze ngo iyo ufashije abandi gukabya inzozi zabo bigufasha nawe gukabya izawe. Ni nawe wavuze ngo kwihorera kwa mbere gukomeye ni intsinzi nini. Iyo ukoze igikorwa cy'indashyikirwa uba wihoreye ku banzi bawe bose. Nibyo mpora mbabwira ngo kwihorera kwiza ni ukubaho neza. Yaravuze ngo buri munsi ugira iminota 1440. Ibyo bivuze ko dufite amahirwe 1440 ya buri munsi yo gukora ikinyuranyo. Buri munota wose wakora itandukanirizo ku buzima bwawe. Uko umunota ushize nta kintu kumariye jya ubara nkaho uhombye ikintu gikomeye cyane. Yaravuze ngo niba ushaka gukomeza kubona ibyo usanzwe ubona, komeza ukora ibyo ukora. Niba ushaka kubona ibitandukanye n'ibyo usanzwe ubona, hindura ibyo ukora. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima buratangaje ni uguhora urwana. Iyo uhagaritse kurwanira ibyo ushaka, ibyo udashaka bihita biza mu buzima bwawe. Ubuzima buratangaje ni uguhora urwana. Iyo uhagaritse kurwanira ibyo ushaka, ibyo udashaka tayari bihita biza mu buzima bwawe. Wagira ngo bihita bibimenya. Yaravuze ngo ntukitiranye uwo uriwe n'umusaruro utanga. Nta muntu n'umwe umenya icyo ashoboye gukora mpaka akigerageje. Yaravuze ngo ubuzima nibugukubita hasi uzashakisha uburyo ugwisha umugongo uzagugaramye. Kubera ko igihe cyose ukibasha kureba hejuru no guhaguruka urabishobora. Iyo uhagurutse urakomeza ukarwanira inzozi zawe. Ubuzima nibugukubita hasi uzagwisha umugongo ntuzagwisha inda. Uyu mugabo yararenze ariko n'ubu ngubu aracyarenze. Ubuzima nibugukubita hasi uzashakisha uburyo ugwisha umugongo. Kubera ko igihe cyose uzaba ukibasha kureba hejuru no guhaguruka uzabishobora. Kandi iyo uhagurutse urakomeza nyine ukarwanira inzozi zawe. Yavuze irindi jambo rikomeye ngo gusaba ubufasha ntabwo ari ukubera ko ufite intege nkeya, ahubwo no gushaka gukomeza gukomera. Hari abantu batinya gusaba ubufasha. Gusaba ubufasha ntabwo ari intege nke, ahubwo no gushaka gukomeza gukomera. Nubona abantu batangiye kugucira urubanza ku byo umaze gukora, uziherere ukubita agatwenge. Uhita utangira kwisuzuma ubwawe ku bindi ushobora gutangira gukora noneho. Abantu iyo batangiye kugucira urubanza ku byo wakoze, ni ukubera kuba wabemeje. Uyu mugabo yaravuze ngo nudahagarara ku byo wemera bizarangira ugushijwe mu mutego n'ibyo utemera. Nudahagarara ku byo wemera bizarangira ugushijwe mu mutego n'ibyo utemera. Hagarara ku byo wemera. Ntukagire ubwoba bwo guhagarara ku byo wemera, kuko nutabikora uzagwa mu mutego w'ibyo utemera. Yaravuze ngo habaho ubwoko bubiri bw'urukundo. Hari urukundo rukubaka rukakuvomerera ugakura. Hakaba n'urundi rukundo rw'uburozi, rwa rundi rugusenya rukagusubiza hasi. Burya ngo nta mibanire umwijima wagirana n'umucyo, ntabwo bijya bibaho. Umwijima ntushobora gukundana n'umucyo, ntabwo byacudika, ntabwo bishoboka. Burya urukundo urimo niba rutakubaka rukaba rutakuvomerera ngo ukure, nta mpamvu n'imwe. Ubuzima ni bugufi ku buryo nta mpamvu n'imwe yo kurugumamo. Ugomba kuba mu rukundo rukuvomerera rukakubaka ugakura. Apana rwa rukundo rw'uburozi, rwa rundi rukwica bucece gahoro 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 gahoro, kubera impamvu runaka nawe udasobanukiwe neza ukaruhoramo, ukagenda ushira wumva upfa wumva kubera umuntu runaka. No. Urukundo rw'uburozi muzajya muruhunga. Ubuzima ni bugufi ku buryo nta mpamvu n'imwe yo kuba mu rukundo rw'uburozi, rwa rundi rugusenya rukagusubiza hasi. Mu magambo yose uyu mugabo yavuze nasoreza kuri iri ngiri, ni naryo rikomeye muri yose nakwifuza ko mwasigarana.
ariko mwibutse yuko ukwiye kujya kuri Dash Dash TV ugakora subscribe kugira ngo aya magambo yose ujye ubasha kuyabona. Ni kuri YouTube channel yanjye Dash Dash TV, genda ukore subscribe. Gukora subscribe kuri Dash Dash TV no guteza imbere inzu y'ibitabo. Nibyo nababwiraga, yifashije abandi gukabya inzozi zabo, nawe izawe bigufasha kuzikabya. Yes, mu magambo yose uyu mugabo yavuze, reka nsoreze kuri iri ngiri. Yavuze ijambo rikomeye cyane: nta muntu uva mu mukino w'ubuzima ari muzima. Nta muntu n'umwe uva mu mukino w'ubuzima ari muzima. Icyo ukora ni uguhitamo ahantu upfira. Ushobora gupfira mu kibuga cy'ubuzima hagati rwose uri rutaha izamu, cyangwa se ukinamo hagati, cyangwa urinda izamu, cyangwa uri umunyezamu cyangwa se ugapfira ku gatebe k'abasimbura. Ushobora gupfa uri umusifuzi, cyangwa se ugapfa uri umufana.